kandi guha ikaze mukunzi bwanyu bya Fortune TV, amahoro y'Imana bane nawe mu byo ukora, mu byo urimo byose, nibyo twifuriza. Fortune TV to the top, Fortune TV ikomeze igere kuri bose. Tugarutse mu makuru y'imyidagaduro rero nk'ibisanzwe, aho uri hose ukore subscribe, utarayikora ukore like, share, comment, tubashe kugenda tuganira gake gake, utubwira n'ibyo wifuza ko twahindura cyangwa se twaguhereza. Fortune TV turaha ku bwawe. Umugabo bita Itayiwacu Bruce utegerejwe mu gitaramo cyitwa The New Year Groove, hari ibibazo byinshi abantu bamwibazaho, hari n'ibyo nawe agenda avuga. Hari bivugwa yuko ngo Bruce Melody ashobora kuba yaribye Ama G The Black igihe yari producer muri studio yiwe. Bivugwa yuko yaba yaramuriye amafaranga afatanyije n'uwo bita JC. Bruce Melody kandi icyo nakubwira, agira ati Ama G ntago twangana, ahubwo Ama G ni umuvandimwe wanjye, niko bimeze. Ageze ko bita Element R ati ikenaniye amafaranga barajugunya. Ndaza kuba mbigarukaho ibi byose. Ndetse Bruce Melody agira ati ntabwo niyenza, ahubwo kwiyenza si n'icyaha nk'uko abantu babinshinja. Ndetse arongera akakubwira ati njyewe ujye umenya ko ndi 001, ndetse mu byemere mu byakire mwumve yuko ariko bimeze, nta kundi nyine mwabigenza kuri 001. Nogeye uhaye ikaze kandi Bruce Melody uherutse gukora press conference n'uwo bita The Ben mu gitaramo bazahuriramo cyitwa The New Year Groove ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere umwaka utaha 2026 muri BK Arena. Bivugwa yuko Bruce Melody yaba yaragambaniwe na mugenzi we w'umuhanzi, ndetse bivugwa yuko rwose ngo bahawe umufungo abayedi kugira ngo baze guhabu witwa Melody. Ibyo ngibyo byo rwose yavuze ati nanjye mbishaka nari kuba habu, kubera ko ninjye wari ufite icyitwa indangururamajwi, bona niyo bari bafite, atari ko ntabyo nakoze sinanabikora. Ati ndetse bihita binyereka urwego rw'umuntu ariho mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Bruce Melody ni akasamutwe, ni umuhanzi mwiza mukunda, ni umuhanzi ufite indirimbo nshyashya yitwa Munyakazi. Arababwira ati niba namwe mukunda gukora namwe muri ba Munyakazi, ni Bruce tukiriho. Bruce Melody rero byagiye bivugwa yuko yaba yaribye amafaranga uwo bita Ama G The Black ubwo yakoreraga muri studio yiwe. Bruce Melody byemejwe ko we n'uwitwa JC bari ibiceri by'uwitwa Ama G. JC niwe wabyemeje kwanza, avuga ukuntu we na Bruce Melody bakoraga indirimbo, JC akajya gushaka abakiriya akabazana, Bruce Melody akabakorera indirimbo, bamara kuyikora agahita ayisiba proje nyine mu mashini yayihaye umuhanzi kuri CD, yarangiza akamubwira ati wihangane ugende rwose wibike neza, ntuzagaruke ufate nkaho hano utahazi. Yajya kubona akabona aragarutse, amubwira ati ya CD yavunitse. Bruce Melody nawe akihutira kumubaza ati ese CD uvuga ko yavunitse ni CD bwoko ki? Ese CD uvuga ko yavunitse ni CD ya hehe? Maze akabivugira imbere ya boss ariwe Ama G. Nibize gufatwa neza, Bruce Melody nawe akabyihakana. Kandi Bruce Melody yakomeje avuga yuko byaje kugera aho ngaho witwa Ama G akavanwa muri iyo studio ikagurwa n'uwitwa Munyaneza, nuko Bruce Melody akaza gusigara n'ubundi muri iyo studio, kuko we yasigayemo nk'umukozi mu gihe Ama G wari boss yari mazwe kugurwa n'uwitwa Munyaneza. Boss Ama G akavamo akagenda. Bruce Melody kandi babukunze kumubaza iki kibazo mu minsi ya none, bagira bati ese kuki Ama G The Black uyu munsi wa none mutakicana waka? Ama G The Black
mwakoranye kuva waza. Ama-G The Black bivugwa ko yakuzamuye, ariko magingo aya ngaya ukaba utagikorana nawe, bikaba bivugwa yuko utagicana uwaka n'uwitwa Ama-G The Black. Ese biterwa n'iki? Ese ni ibiki? Bruce Melody agira ati Ama-G The Black ni umuvandimwe wanjye, Ama-G The Black ni inshuti yanjye y'akadasohoka, ati ahubwo biterwa n'uko yaramutse. Hari igihe aramuka ashaka kuvuga gutya, hari n'igihe aramuka ashaka kuvuga gutya. Ati rero hari n'igihe muha amakashi kugira ngo aceceke, ariko ati Ama-G uko angana kuriya si umuntu wo gucecekesha, ahubwo bituma Ama-G The Black akomeza kugenda bivuga ku mihanda. Rero Bruce Melody yigeze no kubigarukaho kera, avuga yuko atabana n'umuntu ugira amagambo kuri urwo rwego rwose. Kugeza na n'ubu Ama-G The Black nawe byaramunaniye kwisubiraho ngo abike amabanga. Bruce Melody ageze kwitwa Element Ere, producer we, bakoranye indirimbo zagize impact ikomeye cyane kuri kariyeri ya muzika ya Bruce Melody, ndetse bikagira impact kuri kariyeri ya Element mu producer ndetse no mu buhanzi. Yagize ati ikinaniye amafaranga barajugunya, bitewe nuko bavugaga yuko Element Ere ashobora kuba atagikorera Bruce Melody, ahubwo Bruce Melody akavuga yuko Element Ere atakwanga gukora indirimbo ya Bruce Melody, cyane yuko Element akorera amafaranga kandi Bruce Melody aba ayafite. Niko Bruce Melody yasubije, mu gihe Element nawe amaze iminsi avuga yuko ashobora kuba rwose ngo ari ibihemu, abahanzi benshi cyane bamuhaye amafaranga yabo akayarya, ndetse rwose kugeza amagingo aya ngaya bakaba baramwitwayemo umwikomo. Element rero kujya gukora umuziki nk'aho ari umuhanzi byatumye bisa nk'aho bibangamiye kariyeri ye ya production. Kugeza ubu ngubu muri 155 AM hakaba habarizwamo umuproducer witwa Roda, waje kuba akora indirimbo zitandukanye murazizi za Bwiza zakunzwe, ndetse na n'ubu akaba asigaye ari umuproducer Bruce Melody, cyane yuko aheruka gukora indirimbo yitwa Kuba Nisindiye ya Bruce Melody ari kumwe na Rio Road, ndetse no mu minsi indirimbo Bruce Melody aheruka gushyira hanze yitwa Munyakazi, ikaba yarakozweho n'uwitwa Roda ndetse n'uwitwa Element Ere, ikaza kumasteringwa n'uwitwa Bob Pro. Nk'ibisanzwe turacyari mu makuru y'imyidagaduro. Bruce Melody bakunze kumushinja yuko yiyenza, akabwira abahanzi bagenzi be amagambo ngo abashotora. Bruce Melody yagize ati si icyaha kwiyenza, ibyo ntabwo mbifata nk'icyaha. Bruce Melody wigeze kubazwa niba kuvuga bitatuma abantu bamwanga cyangwa se yikurira abanzi, arababwira ati n'ubundi umuntu wavuga yuko yanyanze kubera ko nakoze ikiganiro, n'ubundi nta mukunzi umurimo, n'ubundi rero ashatse yakomeza akanyanga kubera yuko ntabwo abatuwe yari umukunzi wanjye. Ayo ni amagambo y'uwitwa Itayiwacu Bruce wamamaye ku izina rya Bruce Melody. Kugeza amagingo aya ngaya nkaba ngira ngo ngende nkunyuriramo, cyangwa se ndi kugenda nkunyuriramo bimwe mu byo yasubije. Umufana wagize ati Bruce Melody kushinjwa kunywa ibiyobyabwenge byaba birimo na za kokayini. Bruce Melody agira ati ntabwo waba unywa ibiyobyabwenge ngo use nkanjye, nta nubwo watanga ibitekerezo bimeze nk'ibyanjye. Mu rwenya rwinshi atebye ati wenda amaso munyihanganire nkora akazi ko gusudira. Arareba muri kamera agira ati ngaho mbwira niba waba usa nkanjye. Mu by'ukuri Bruce Melody ufite amaso asa umweru yerurutse, Bruce Melody usa neza cyane ku ruhu, Bruce Melody byaba bigoroye yuko yabanywa urumogi nk'uko babivuga. Bruce Melody agira ati ni ibivugirwa ku mihanda nanjye narabibonye, ariko nyine ibivugirwa ku mihanda yemwe ntacyo nabikoraho. Ayo ni amagambo y'uwitwa Itayiwacu Bruce ku kijyanye no kuba yariyise number 1. Bruce Melody akomeje kubabwira yuko ari number 1 muri muzika,
cyane yuko aherutse kwivugira imbere ya mugenzi we ariwe akunze kuba asa nk'uwishongoraho. The Ben, Bruce Melody yamuvugiye imbere ye muri press conference aravuga ati ninjye umuhanzi wa mbere ninzajya mvuga 001 mujye mwumva Bruce Melody. Iri ni ijambo ryari rimaze igihe rihari Bruce Melody arikoresha avuga ngo 001, ariko nyine batari bazi icyo bishatse gusobanura. Mu minsi ishize rero Bruce byabaye ngombwa yuko abasha kuba yasobanura ibya 001 yuko ariwe muhanzi wa mbere, akaba uwa mbere nanone akongera akaba uwa mbere ku nshuro ya gatatu, wenda inyuma ya gatatu akaba aribwo haza undi umukurikira ashe ku mwanya wa kabiri. Uwo ni Bruce Melody twari turi kumva. Iyi ni Afro 10 TV, ukomeza kubana natwe turabaye ku bwawe 5/5. Gentiro Willis, Hasta la vista.